Ikiganiro gikomeye cyane rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Madame Kayikwamba Wagner yagiranye n'umunyamakuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Roger Muntu, aho baganiriye bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakaganira ku bintu bitandukanye birimo uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifata ikibazo kijyanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uko Kongo ifata ubuhuza, ndetse avuga ku bintu bitandukanye birimo ku Rwanda, uburyo ngo rwanze kuva muri Kongo n'ibindi byinshi bitandukanye. Tugiye kugarukaho muri muri yose uko yakabaye. Bana nanjye rero muri iki kiganiro twumva ikiganiro cyose uko cyakabaye, ikiganiro cya Kayikwamba Wagner. Reka dutangire. Democratic Republic of the Congo, Madam Minister, is returning right to the forefront of the global diplomacy. Beyond, we know it's very symbolic, but beyond the symbolism of holding the presidency, right, of the UN Security Council. What? Madam Ministry, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye kugaragara cyane ku rwego rwa diplomasi mpuzamahanga, uretse kuba ari ikimenyetso gikomeye kuba igihugu kiyoboye akanama k'umutekano Kuri muri iki gihe. Ni iyihe sura nshya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishaka kwereka amahanga? Kayikwamba mu kumusubiza yagize ati, iyo turebye urwego nk'akanama k'umutekano Kuri, icy'ingenzi ni ukwibaza inshingano rwahawe, ibyo rukora ndetse nabo rugomba gukorera. Akanama k'umutekano ni rwo rwego rwo hejuru rushinzwe kubungabunga amahoro n'umutekano ku rwego mpuzamahanga. Ese rubikora ku bwande? Rubikora ku bw'inyoko muntu yose, ariko cyane cyane ku bw'abantu bibasiwe n'intambara n'umutekano muke. Niyo mpamvu kuba turi muri urwo rwego ari amahirwe yo kuvugira aho dufite ububasha n'uburenganzira bwo kubikora. Ubwo bubasha buturuka ku bunararibonye, ubwo bubabare twanyuzemo kandi tugendana nabwo. Ntekereza ko iba ari ingenzi cyane niba dushaka ko izi nzego zubahiriza inshingano zazo, kandi niba dushaka impinduka nyazo mu kubungabunga amahoro n'umutekano ku isi, tugomba gutuma zikora neza, kandi zizakora neza gusa igihe zizajya zumva mbere na mbere abo zagenewe gukorera no kurengera. Turabyishimiye cyane kandi dufite intego zikomeye zo kongera kuba mu kanama k'umutekano Kuri nyuma y'imyaka 30. Turabikora dufite ubushake bwo kuvugana ijwi rifite ububasha n'icyizere, atari nk'igihugu kibona nk'igitotezwa gusa, ahubwo nk'igihugu cyagaragaje ubudacogora kandi gifite byinshi cyatanga muri zimaka n'ibiganiro mpuzamahanga. Hari ingingo nyinshi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishobora gutangaho umusanzu: uruhare rw'abagore mu mahoro n'umutekano, urubyiruko n'amahoro, umutungo kamere n'izindi ngingo nyinshi zifitanye isano n'amahoro n'umutekano ku rwego mpuzamahanga. Muri izo ngingo zose Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishobora kuvuga iti, iki kirakora, iki ntigikora, kandi iki nicyo tugomba gukosora. Kandi tubikora mu mwuka w'ubufatanye, tugerageza no gusobanukirwa imbogamizi aho ubushobozi bugarukira ndetse n'amahirwe ahari. Buri gihugu kigira icyo kizana ku meza y'ibiganiro, kandi natwe biradufasha cyane kurebera ikibazo cyacu mu ndorerwamo y'ibindi bihugu. Niyo mpamvu dushimira cyane aya mahirwe twabonye, uko twarushijeho kumenyekana n'uburyo byadufashije kwagura imyumvire yacu ku bindi bice by'isi. Umunyamakuru ati, ese ubu buryo bushya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igenda igira ijambo muri diplomasi mpuzamahanga buzavamo izihe nyungu zifatika ku baturage ba Kongo? Kayikwamba mu kumusubiza yagize ati, nk'uko nabivuze, turakomeza gusunika impinduka, turimo guhangana n'ibitagenda neza no gusaba ko hakorwa ibirenzeho kugira ngo isezerano ryo kubungabunga amahoro rigerweho koko. Twagize uruhare rukomeye mu bikorwa bya komite ya Loni ishinzwe ibihano birebana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Dusaba ko ifata ibyemezo bishingiye ku biri kuba ku butaka. Uyu munsi iyo komite yasohoye urutonde rushya rw'abafatiwe ibihano rurimo abantu 6 n'inzego 2 nshya. Umuntu wa mbere wongeye ku rutonde rw'ibihano bya Loni ni Colonel Nanga, kandi uko niko byagombaga kuba kuva kera kuko yarabikwiriye. Izi nzego 2 zafatiwe ibihano ni AFC M23 na Twirwaneho.
ntekereza ko ari ingenzi kwerekana ko hari intambwe iri guterwa kandi ko ibintu bigenda bihinduka. Birumvikana ko abaturage bacu n'inshuti za Kongo bifuza kubona ibisubizo byihuse cyane kuko aribo bafite ububabare kandi aribo bibasiwe n'ingaruka z'ibi bibazo. Ariko twe nk'abadiplomate tuzi ko ikibabaje nuko ibintu nk'ibi bifata igihe. Uburyo twe twumva ibintu byihutirwa sikabandi babibona. Niyo mpamvu tugomba gukomeza gukora dushingiye kuri uko kuri. Umunyamakuru ati bisobanuye ko mugomba gukomeza gusunika no guhatiriza impinduka. Kayikwamba ati yego rwose tugomba guhora dukomeza gusunika, ariko kandi n'urubuga aho buri wese aba ari gusunika inyungu ze n'ibyo ashaka kugeraho. Niyo mpamvu haba hari ibikorwa byinshi byo guharanira ko ibitekerezo bya buri ruhande byumvikana, ariko n'ibyo ubwabyo birabafasha, sibyo? Uko n'umunyamakuru wahise amazi ati ko n'ibyo birabafasha ubwabyo, sibyo? Bibafasha kurushaho gusobanukirwa uko isi ikora, inyungu buri wese abaharanira n'ibintu bituma ibihugu bifata imyanzuro imwe cyangwa indi. Umunyamakuru yakomeje abaza hano Kayikwamba ati hari nubwo habaho ibyo abafaransa bita choix de contact, guhura n'ibitekerezo bitandukanye bikagufasha kumva neza uko undi atekereza, bikagufasha kumenya impamvu igihugu runaka gihora kirengera cyane inyungu zacyo ku kibazo runaka. Kayikwamba ati nibyo rwose, ibyo byose bituma diplomasi yacu irushaho gukomera kandi ikagira ubumenyi bwinshi. Umunyamakuru yahise akomeza abaza Kayikwamba Wagner ati Madamu Minisitiri, inama ya Area Formula ku mutungo kamere yashyize amabuye y'agaciro ingenzi ku isonga ry'ibiganiro mpuzamahanga, si muri New York gusa kuko twanabonye muyitabiriye. Ni gute DRC ishobora kwemeza ko umutungo kamere wayo ugirira akamaro abaturage baho kandi ukagira uruhare rugaragara mu iterambere ry'igihugu? Iki ni kimwe mu bibazo abanyekongo bakunze kwibaza. Kayikwamba mu kumusubiza ati ni ikibazo cy'ingenzi cyane. Mbere na mbere, inshingano ya mbere ni yacu nk'igihugu gifite uwo mutungo kamere. Tugomba kwibaza uko tuwukoresha kugira ngo utange ubukungu n'iterambere bifitiye akamaro abaturage bacu. Iyo dusubije amaso inyuma tukareba uko twabigenje mu myaka myinshi ishize, tubona ko tutungukiye kuri uwo mutungo nk'uko byari bikwiye. Haracyari byinshi bishobora gukorwa, niyo mpamvu tugomba guhindura uburyo twatekerezaga n'uburyo twakoragamo. Nicyo Perezida ahora ashimangira mu biganiro byose agirana n'abafatanyabikorwa bacu, yaba abikorera cyangwa ibihugu dufatanya nabyo. Ubutumwa bwe burasobanutse. DRC ntikiri igihugu gikurwamo gusa umutungo kamere. DRC igomba kuba igihugu cyongerera umutungo agaciro. Ni ukuvuga ko yego tuzakomeza gukuramo umutungo utaboneka ahandi, ariko tugomba no kuwutunganyiriza imbere mu gihugu. Ibyo bizatuma abaturage babyungukiramo byinshi, kuko umutungo utazaba ukuwe mu gihugu gusa ugahita ugenda. Turashaka kugira uruhare runini mu guhererekana, muri urwo ruhererekane rw'inyongeragaciro, icyo twakwita nka value chain. Kugeza ubu ibyo tumaze kugeraho ni nk'intambwe nto cyane ugereranyije n'urwo ruhererekane rurerure cyane. Turashaka rero kurushaho kurwongerera uruhare. Ibyo bisobanuye iki? Bisobanuye ko tutagomba kuba igihugu gikurwamo gusa amabuye y'agaciro, ahubwo tugomba no kuba igihugu kibanza kuyatunganya no kuyongera agaciro mbere yo kuyohereza ahandi. Uko igihe kizagenda tuzashobora kongera ubushobozi bwacu tukihugura mu bice bitandukanye by'uru ruganda. Ndetse iyo turebye ibice bya nyuma by'uruhererekane rw'inyongeragaciro, dusanga hari ibiganiro bikomeye biri kuba ku isi bitagakwiye kubaho DRC idafitemo ijambo. Urugero, iyo turebye uruhare amabuye y'agaciro yacu y'ingenzi agira mu ikoranabuhanga rigezweho nk'ubwenge buhangano artificial intelligence, yaba ku butaka
yaba ku kubaka data centers cyangwa mu gutanga ingufu zikenewe kugira ngo izo gahunda zose zikore. Usanga DRC ifite uruhare rukomeye cyane. Ibi byose rero bibaho kuko intangiriro ya byinshi muri ikoranabuhanga iba ari mu birombe byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko iyo tugeze ku bwenge buhangano AI, twibaza tuti ese ubu bumenyi burimo kubakwa bugaragaza indangagaciro zande, burimo gukorera inyungu zande? Natwe tugomba kuba muri ibyo biganiro. Ntidushobora kwemera ko habaho ubwenge buhangano cyangwa algoritme zikorera igice kimwe cy'isi gusa zikirengagiza ibindi bice. Ntidushobora kwemeza ko habayeho algorithms zidasobanukirwa indimi zacu cyangwa zidafasha abaturage bacu gukoresha ubwenge buhangano mu buryo bwafasha guteza imbere sosiyete zacu. Ntidushobora kwemera ko duhabwa ubwenge buhangano butagaragaza indangagaciro zacu cyangwa butita ku nyungu zacu. Niyo mpamvu no mu biganiro bigeze ku rwego rwo hejuru cyane muri uru rwego DRC igomba kuba ihari, kuko nta bwenge buhangano bwabo hatabayeho amabuye y'agaciro y'ingenzi abutera imbaraga. Ubu nibwo buryo bushya bwo gutekereza tugomba kwimakaza, nibwo buzatuma habaho inyongeragaciro, ubukungu, iterambere n'imibereho myiza ku baturage bacu, ku gihugu cyacu no ku bukungu bwacu. Umunyamakuru yakomeje agira ati ibyo ni ingenzi cyane. Ahita abwira Tereza Kayikwamba ati nyakubahwa, tugitangira ikiganiro twavuze gato ku ikipe ya Leopard, ikipe y'ingwe. Reka nongere ngaruke ku gikombe cy'isi cya FIFA cya 2026 cyatumye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivugwa cyane ku rwego mpuzamahanga, ariko icyo gihe hanavuzwe impungenge ziterwa na Ebola ndetse n'ingamba zo kugabanya ingendo zishingiye ku buzima. Mwarabibonye abakinnyi bahuye n'ibibazo, kandi hari n'abantu bamwe batashoboye kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turabizi kandi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarakajije ingamba zazo ku bijyanye n'ingendo. N'ubuhe butumwa Leta ya Kongo ishaka gutanga kugira ngo igihugu kitongera gufatwa nkaho ari isoko y'ibyago cyangwa ngo gikomeze gushyirwaho ikimenyetso kibi? Tereza Kayikwamba ati ntekereza ko ubutumwa bwacu bushingiye ku bintu bitatu, si siyansi gusa, ahubwo bushingiye no ku bunararibonye ndetse no ku muhwe. Reka mbanze mvuge ku muhwe. Turabyumva neza ko buri gihugu gifite inshingano zo kurinda abaturage bacyo no gukora ibishoboka byose kugira ngo bagire umutekano. Iyo hagaragaye indwara nka Ebola iteye ubwoba kandi abantu benshi batayizi neza, birumvikana ko ibihugu bifata ingamba zo kwirinda. Icyo ni ikintu twumva kandi twubaha. Ariko iyo turebye ku bunararibonye no ku bumenyi bwa siyansi dufite kuri Ebola, kandi dufite ubumenyi bwinshi kuri iyo ndwara, hari ikintu cya mbere tugomba kwibuka. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS nirifata icyorezo cya Ebola nk'ikibazo cy'ubuzima ku rwego rw'isi yose. Global Health Risk ni icyorezo, no kuvuga epidemic, ariko si icyorezo cyugarije isi yose aricyo pandemic. Noneho uburyo Ebola yitwara buratandukanye cyane, n'ubwo izi ndwara zigeze guteza ibyorezo byageze ku rwego rw'isi nka COVID-19. N'uburyo umuntu ayanduramo n'uburyo butandukanye rwose. Niyo mpamvu tugerageza gusobanurira abantu ibi byose. Turavuga tuti yego, kugira impungenge n'ibisanzwe, igihugu gifite inshingano zo kurinda abaturage bacyo, birumvikana ko gifata ingamba zo kubarinda. Ariko noneho ibyo siyansi twereka ku bijyanye na Ebola nuko urwego rw'ibyago byo kuyandura no kwikwirakwiza ku buryo bwagutse ruri hasi cyane ugereranyije n'izindi ndwara. Bityo rero buri gihugu gifite uburenganzira bwo kwihitiramo ingamba gifata. Umunyamakuru ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe ingamba zitandukanye, mubona zari zikwiye muri iki gihe? Kayikwamba ati sinshaka kubisuzuma mvuga niba zari zikwiye cyangwa zidakwiriye. Birumvikana ko umuntu wese ugizweho ingaruka n'izo ngamba yumva zitamubereye nziza. Nanjye ubwanjye kugira ngo mfashe
kugira ngo mbashe kwitabira inama y'akanama k'umutekano ka Loni muri Nyakanga, nagombaga kubahiriza igihe cy'iminsi 21 cyo kujya mu kato no gukurikiza amabwiriza yari yashyizweho. Mu by'ukuri nanjye ntabwo numvaga bimbereye, ariko niko ibintu byari bimeze kandi twarabyakiriye. Kugeza ubu turi mu biganiro bifunguye n'abafatanyabikorwa kugira ngo turebe uko zimwe muri izo ngamba zashobora kunozwa no guhuza neza nuko ibintu bimeze ku butaka. Icyo ni igice kimwe cy'inkuru, ariko hari ikindi gice ntekereza ko ari cyo gikwiye kwitabwaho cyane, nuko turimo kurwanya iki cyorezo kandi turi kubikora twenyine. Nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe ingamba zo kurinda abaturage bazo, kandi bamwe muri twe tukumva izo ngamba zitugizeho ingaruka, Amerika yakomeje kuba umwe mu bafatanyabikorwa bakomeye kandi bizeye mu kurwanya icyorezo cya Ebola. Amerika yongereye umubare w'abakozi b'ibigo w'ikigo gishinzwe kurwanya no gukumira indwara CDC ikorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turakorana hafi cyane. Abahanga bacu n'ababo bakomeje gusangira ubumenyi. Hari n'uruhare rutangwa mu matsinda atandukanye ayoboye ibikorwa byo kurwanya icyorezo, haba ku rwego rw'igenamigambi no ku rwego rw'ibikorwa. Hanakusanyijwe umutungo munini wo gufasha muri uru rugamba. Niyo mpamvu twese dukwiye kwibanda no gukomeza gukumira ikwirakwira ry'indwara. Ni ingenzi ko itagera mu bindi bice byinshi. Tugomba kandi gukomeza kugeza serivisi z'ubuvuzi ku bazikeneye, ariko hari n'ikindi gice cy'ingenzi cyane, ni ugushora amafaranga mu bushakashatsi bukenewe. Iyi virusi ya Ebola yakwirakwiriye vuba cyane kubera ko yari itarigeze ikorerwaho ubushakashatsi buhagije. Abashakashatsi bibanze cyane ku bwoko bwa Ebola bwari busanzwe buzwi. Nta kizamini cyari cyakabashije kumenya ubu bwoko bushya bwa virusi, kuko ibipimo byakoreshwaga byashakaga gusa ubwoko bwa Ebola Zaire atari mu bwoko bushya. Nta n'urukingo rwayo ruhari. Ubu rero turimo kugerageza kugera kuri urwo rwego rw'ubushakashatsi dufatanyije n'amalaboratoire yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari gukora ku nkingo. Numvise kandi ko no mu Budage hari abashakashatsi bari gukora ku nkingo nk'izo. Niyo mpamvu ntekereza ko hari inzira nyinshi zigamije intego imwe: guhagarika iki cyorezo, gukumira no gusubiza ubuzima mu buryo busanzwe vuba bishoboka. Umunyamakuru ati ni ingenzi cyane, reka twibande ku kindi kibazo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko mubizi ifite diaspora nini cyane hirya no hino ku isi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite abaturage benshi batuye hirya no hino ku isi, mu gihe muri Afurika y'Epfo hakomeje kugaragara umwuka w'urwango n'ihohoterwa rikorerwa abanyamahanga. Xenophobia rikibasira cyane Abanyafurika. Ni gute Leta ya Kongo iri kurinda abaturage bayo baba mu mahanga no gukomeza gushimangira ubumwe bw'Abanyafurika? Tereza Kayikwamba ati ni ikibazo cy'ingenzi cyane. Habaye impaka nyinshi kubiri kubera muri Afurika y'Epfo. Twakiriye ubutumwa bwinshi buduhumuriza buturutse ku bafatanyabikorwa bacu muri Afurika y'Epfo. Badusobanurira ko bari gukora ibishoboka byose kugira ngo uburenganzira n'umutekano bw'abimukira bose, harimo n'Abanyafurika baba muri icyo gihugu, birindwe. Ibyo babikora nubwo hari ibihe byagiye birangwa n'umwuka mubi n'urwango, ariko nanone ntitwashoboraga kwirengagiza ubutumwa bw'ubutabazi twakiriye buturutse ku baturage bacu. Ikintu kimwe ni ukumva abategetsi batwizeza ko abaturage bacu bazitabwaho. Ikindi ni ukwakira ubutumwa bw'abaturage batabaza basaba ubufasha. Ntabwo twicaye ngo turebere. Ndishimira kubamenyesha ko hari indege ya mbere yatangiye kwimura abaturage ba Kongo bari muri Afurika y'Epfo ibasubiza mu gihugu. Sinzi neza igihe iki kiganiro kizasohokera, ariko biteganyijwe ko iyo ndege izagera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuwa gatanu w'iki cyumweru. Ntekereza ko ubu ari ubutumwa bukomeye bwo kwereka abaturage bacu bari hirya no hino ku isi ko tutabareberana cyangwa tutabatererana.
birumvikana ko ibi ari ibibazo bishya bisaba ko na diplomasi yacu ihindura uburyo ikoramo, irushaho kugira uruhare mu gufasha no kurengera diaspora yacu. Biradushimishije kuba twashoboye kwandikisha umubare munini w'abanyekongo bifuzaga gusubira mu gihugu, kandi ubu twatangiye gutegura ingendo z'indege zibagarura, aho iya mbere iteganyijwe kugaruka ejo. Nubwo ibi bidahabwa umwanya munini mu bitangazamakuru, ni ishingiro duha agaciro gakomeye. Twabikoze ku banyeshuri b'abanyekongo bigaga muri Irani igihe habaga ibisasu umwaka ushize, twabimuriye iwabo. Twagize n'ikibazo cy'uko ku banyeshuri b'abanyekongo bari muri Ukraine, twanafashije abanyeshuri bari batuye hafi y'imipaka y'Uburusiya. Hari kandi n'imiryango y'abanyekongo yari yaraheze muri Libani igihe habaga ibitero. Muri ibyo bihe byose, nubwo rimwe na rimwe bitagenze vuba nk'uko twabishakaga, twashoboye gutanga ubufasha no kubacyura. Ariko ibi bitwereka ko hakenewe gutekereza cyane ku buryo twategura neza ibi bikorwa no gushyiramo umutungo uhagije. Mu bihe byashize ntabwo twahoraga dutekereza ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga akeneye ubushobozi buhagije kugira ngo yite ku banyekongo baba mu mahanga. Uyu munsi biragaragara neza ko hakenewe kongerwa umutungo n'ubushobozi, kuvuga budget, kugira ngo diaspora yacu irusheho kwitabwaho. Umunyamakuru ati nibyo rwose, kandi icyo ni cyo kibazo abanyekongo benshi baba muri Afurika y'Epfo badusabaga kubabaza. Nyakubahwa Minisitiri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yatangaje ko yizeye ko ingabo z'u Rwanda zizaba zavuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati muri Nyakanga, ndetse bishobora no gukomeza kugeza mu mpera za Kanama 2026. Ariko kugeza igihe ntarengwa cyari cyateganyijwe, biravugwa ko izo ngabo zitarava muri Kongo, nubwo kubikora biri mu byari bikubiye mu masezerano y'amahoro yasinyiwe i Washington. Mubyakira mute cyangwa mwabyakiriye mute? Hari benshi bavuga ko nta gihinduka kigaragara ku ruhande rw'u Rwanda, byifatamo mute? Tereza Kayikwamba ati ntabwo bidutungura, tuzi impamvu u Rwanda rukomeje kuba muri Kongo, kandi tuzi ko ruzagerageza gukomeza uwo mubare n'ubwo buryo igihe cyose rushoboye. Nk'uko tubibona, intego yabyo ni uguca intege ubutegetsi bwa leta ya Kongo no kugabanya ubushobozi bwa leta ku butaka bwayo. Ku bwacu ibi bikorwa bigamije gukomeza gusahura umutungo kamere wa Kongo, kuko ari ushyigikira ubukungu bw'u Rwanda. Nanone tubona ko bigamije guhindura imiterere y'abaturage batuye muri ibyo bice. Iki ni ikibazo twakomeje kugeza no mu nzego zitandukanye z'umuryango w'abibumbye zishinzwe uburenganzira bwa muntu. Uretse kuba nk'uko tubivuga ingabo z'u Rwanda zaragize uruhare mu isahurwa ry'umutungo kamere, zanagize uruhare mu kwica abayobozi b'imiryango n'imidugudu gakondo. Kandi nk'abanyafurika twese tuzi ko abo bayobozi aribo barinda amateka y'imiryango yabo, nibo bazi inkomoko y'abaturage, bazi uwahatuye, uwahimukiye, ndetse n'amateka y'iyo miryango kuva kera. Bafite ayo makuru yose. Iyo bishe uba ushaka gusiba amateka y'umuryango runaka, hanyuma ugatangira kwimura abaturage ukabambutsa imipaka. Ku bwacu ibyo biba ari ukugerageza kwandika amateka mashya. Niyo mpamvu twemera ko impamvu u Rwanda rukomeje kuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntahihuriye n'iyo cyangwa n'ibyo twita impungenge z'umutekano. Ubu rero turi mu bihe tubona ko u Rwanda rutubahiriza ibyo rwiyemeje mu biganiro byayobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubona kandi ko rutubaha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri ibyo ntibidutangaza kuko twemera ko rutubaha ubuzima bw'abanyekongo. Tubona kandi ko ibyo bigaragaza ko kudaha agaciro imbaraga z'umuryango mpuzamahanga. Ibi twakomeje kubigaragaza no kubigeza ku bafatanyabikorwa bacu, ariko ndashaka no kugira icyo nsobanura neza. Ndumva abantu benshi bafite ibyifuzo n'ibitekerezo bitandukanye, kandi ndabumva. Ariko njye
mvugira minisiteri y'ububanyi n'amahanga, ntabwo mvugira minisiteri y'ingabo cyangwa minisiteri y'umutekano w'imbere mu gihugu. Ndashaka kubizeza ko hari ibikorwa biri gukorwa mu nzego zose za leta, ariko ku ruhande rwa diplomasi inshingano yacu ni ugukorana byimazeyo n'abafatanyabikorwa bacu harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi bafatanyabikorwa mpuzamahanga. Icyambere dukora ni ukubasaba kubazwa inshingano zabo, kuko tubona ko kwihanganira no kudafata ingamba ku byo u Rwanda rukora byatumye rukomeza kuba umuturanyi uteza umutekano muke, ndetse rukaba ikibazo ku mahoro n'umutekano mpuzamahanga, cyane cyane muri Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari. Ni muri urwo rwego dukomeza ubuvugizi bwacu, ariko ubuvugizi bwacu ntibugarukira ku kuvuga gusa, ko hakagombye kugira igikorwa gikora. Dutanga n'ibitekerezo bifatika by'icyakorwa. Urugero tuvuga tuti nimufate ibihano uyu muntu, nimufatire ibihano iki kigo cyangwa uyu mutwe, kuki mudahagarika kugura koruta iva mu Rwanda kandi muzi ko ikomoka mu birombe bya Rubaya muri Kongo. Ese twe tubivuze gusa? Itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye niryo ryabigaragaje muri raporo zaryo. None turavuga tuti kuki u Rwanda rukomeza kohereza ingabo mu butumwa bwo kubungabunga amahoro kandi icyarimwe rugashinjwa kurenga ku busugire bw'ubutaka bwa Kongo? Ibyo nibyo dukora nk'abadiplomate. Umunyamakuru ati nk'abadiplomate. Tereza Kayikwamba ati yego, natwe turabarwanyi, ariko turabarwanyi b'ubundi bwoko. Turwana dukoresheje ibimenyetso n'ukuri, turwana dukoresheje impamvu zishingiye ku mutekano n'inshingano buri gihugu gifite. Ku bwacu u Rwanda rurenga ku nshingano zarwo mpuzamahanga ziganwa n'amasezerano y'umuryango w'abibumbye, amategeko mpuzamahanga agenga intambara, ndetse n'amategeko mpuzamahanga arengera uburenganzira bwa muntu. Ariko tubona ko bamwe mu bafatanyabikorwa bacu bakomeza gushishikariza u Rwanda gukomeza iyo myitwarire kubera ko badafata ingamba. Ndashimangira ko atari abafatanyabikorwa bose, ni bamwe muri bo. Ikindi gice cy'akazi kacu ni ukubabwira tuti turabashimira kubw'ubufatanye n'ubufasha bwanyu, ariko twifuza ko ubwo bufatanye bwajyana no kubazwa inshingano ku buryo burushijeho gukomeye. Ntabwo bihagije kuvura ingaruka z'ikibazo gusa ngo mwumve ko ibyo bihagije. Icyo dushaka ni iherezo ry'intambara. Niyo mpamvu tubasaba kureba aho ikibazo nyakuri gituruka. Niba ari impamvu mutabasha guhagarika iyi ntambara, mutubwire, kuko biratangaje kubona mudusanga mutuganiriza impuhwe, ariko icyarimwe mugakomeza kugirana umubano mwiza n'uruhande mudushinja kuba ari rwo rudutera. Birumvikana ko ibi byose bidahora bivugirwa mu ruhame, ibikorwa byose ntibikorerwa mu ruhame, ariko uko niko diplomasi ikora. Ni muri yo umenya niba igihugu runaka kiri kugufasha by'ukuri cyangwa niba nta gikorwa gifatika kiri gukora. Umunyamakuru ati murakoze cyane nyakubahwa minisitiri, iki nicyo kibazo cyanjye cya nyuma mu gihe Perezida Felix Tshisekedi yitegura kuyobora inama yo ku rwego rwo hejuru yibanda ku miyoborere y'umutungo kamere n'ubuhe butumwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yifuza gusigira amateka binyuze mu buyobozi bwayo bw'akanama k'umutekano ka Loni. Tereza Kayikwamba ati ubutumwa bwacu cyane cyane ku bijyanye n'umutungo kamere nuko uwo mutungo utagomba gufatwa nk'ikibazo cy'iterambere gusa, si ikibazo cy'ubukungu gusa, si ikibazo cy'imibereho myiza gusa, si ikibazo cy'ibidukikije gusa. Hari isano ikomeye cyane hagati y'ikoreshwa ry'umutungo kamere n'amahoro n'umutekano ku rwego mpuzamahanga. Dufate urugero rwa Rubaya cyangwa se turebe uburyo dukoresha amazi. Hashize imyaka myinshi tuvuga ko intambara zo mu gihe kizaza zishobora kuzaba zishingiye ku mazi. None se amashyamba tuyacunga dute? Ni gute ducunga umutungo kamere wose? Kandi nubwo ari umutungo w'ibihugu bifite ubusugire bwabyo, ugira ingaruka zirenze cyane
zikarenga imipaka y'ibyo bihugu. Ni gute twawukoresha rero ku buryo utazahinduka intandaro y'umutekano muke? Ni gute twakwirinda ko ibihugu bifite umutungo kamere bihinduka ibibuga byo guhataniramo inyungu z'ibihugu bikomeye ku isi? Ni gute twakoresha umutungo kamere mu buryo burengera ibidukikije kandi burambye kugira ngo utazashira ugasiga ibibazo bikomeye? Kandi gute twawukoresha ku buryo uzafasha n'ibisekuru bizaza kubaho no gukurira mu mahoro? Ibyo ni byo twifuza ko byaba umurage wacu. Mu kanama k'umutekano ka Loni hamaze gukorwa akazi gakomeye mu gutekereza ku bintu bituma amahoro aramba. Urugero ni gahunda ivuga ku bagore, amahoro n'umutekano. Mu myaka 50 ishize hari abari kuvuga bati abagore umwanya wabo ni mu gikoni gusa, nta ruhare bafite mu biganiro byerekeye amahoro n'umutekano. Ariko akanama k'umutekano kaje kugira ku mwanzuro w'uko niba dushaka amahoro arambye, abagore bagomba kuba bari ku meza y'ibiganiro, bagomba kugira uruhare mu gufata ibyemezo no mu kubaka amahoro mu miryango yabo. Niko bimeze no ku bijyanye n'urubyiruko. Amahoro n'umutekano ntidushobora kwitega kubaho mu isi irangwa n'amahoro kandi tukirengagiza urubyiruko kandi arirwo ejo hazaza. Ni nako bimeze ku mutungo kamere, ntidushobora kwitega kubaho muri iyi si ifite amahoro niba twirinda kuvuga ukuri, nubwo hari bamwe kutashimisha cyangwa hari bamwe ukuri kudashimisha. Uko kuri nuko umutungo kamere ugomba gufatwa nk'ikintu gifite uruhare rutaziguye mu mahoro n'umutekano mu rwego mpuzamahanga. Uburyo tuwukoresha nibwo bugena niba uzaba ishingiro ry'amahoro cyangwa intandaro y'umutekano muke n'amakimbirane. Ibyo nicyo kibazo dufite, nicyo kibazo, ni nacyo cyemezo tugomba gufata, kandi nicyo twifuza gusigira amateka mu gihe turi kuyobora akanama k'umutekano ka Loni. Turashaka kumurikira isi yose icyo ikibazo kugira ngo abantu bose bakibone kandi bakigisheho impaka cyangwa bagitereho impaka. Kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwayo ni urugero rwiza rw'izo mpande zombi. Ni igihugu gifite umutungo kamere watuzaniye ubukungu, watumye tumenyekana ku rwego mpuzamahanga, ariko nanone uwo mutungo ni wo wazaniye abaturage bacu ibyago byinshi n'imibabaro. Uko rero niko turi kubana n'iyi si. Niyo mpamvu tubona ko dufite inshingano zo kugeza ubwo bunararibonye ku kanama k'umutekano ka Loni. Umunyamakuru yahise asoza ashimira Teresa Kayikwamba Wagner ati, Madame Minisitiri, murakoze cyane ku mwanya mwaduhaye. In a peaceful world, if we shy away from the, for some, uncomfortable truth that we have to talk about natural resources as something that contributes to international peace and security. What we make of it is either a vector for peace or one for instability. And this is the choice that we have. This is the decision that we have. And this is where we want our legacy to be at the Security Council, that we shine a light on that, because we are a story of both. We tell the story of natural resources that have brought us wealth, that have brought us visibility at the global stage, but at the same time that have brought tragedy upon our people. We hold that complexity. And so it's our responsibility to share that with the Security Council. Madam Minister, thank you so much for your time.